Muraho neza bakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatuguye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hoteli; B, ibitaro; C, ahagenewe kugwa akajugujugu; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, ibitaro, na C, ahagenewe kugwa akajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku bitaro. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuru niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: niba uri kugenda mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga akaguturuka inyuma akakwereka ko ashaka kugudepasa, hari itara ukoresha umwereka ko wabonye ikimenyetso cy'uko wabonye ko ashaka kukunyuraho, riba risa icyatsi kibisi. None riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? A, hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga; B, nyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga; C, nyuma hegera inguni y'iburyo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Riratara risa n'icyatsi kibisi rishyirwa inyuma ahegereye impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi twakagombye guhitamo ino B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, nicyo aba ari igisubizo cyanyacyo. Impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko hano bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo. Bakivuga inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ndizera ko umenya ahantu bitandukaniye, ndizera ko nibaramuka gihinduye none wagwaye igisubizo cyanyacyo urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online amategeko y'umuhanda, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho
cyitabwa kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko, kiriya kiba kirimo akantu kameze nk'urushinge bagenda bakwereka umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Kandi kiriya cyerekana umuvuduko kikaba kiri ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Rero ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha y'umuvuduko. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiba gifite ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara sate: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri iburyo ibisa umukara, iri ibumoso iba isa umutuku. Impamvu imodoka iri ibumoso iba isa umutuku nuko ari kukubwira ko ubujijwe kujyayo. Ikinyabiziga cyose kibujijwe kujyayo uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, nibyo biba byemerewe kuba byajyayo, ariko imodoka, amakamyo biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo B, umutuku n'umukara. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiba gifite ubuso bw'amabara sate: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru. Cyo nta kirango kigira. Bari batubajije ku buso, ubuso buba busa umweru. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kujya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nagukoreyemo kwata n'ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande 4? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A komeza imbere gusa, B aho kunyuranaho imbere, C aho guhagarara umwanya munini, D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Akenshi bakunda kubikoresha niyo habaye nk'umupira muri stade Amahoro, mubona ko bakunda kubikoresha hari imihanda bafunze, rero bakakwereka ibyerekezo bitegetswe. Iyo ubonye kino cyapa icyerekezo uba utegetswe kunyuramo cyonyine no gukomeza imbere gusa.
ntiwemerewe kujya ibumoso, ntiwemerewe kujya iburyo, icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video irahari, subiraho uyirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: kugira ngo utware ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda kiriho ibyuma ntamenywa, icyo kinyabiziga gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, uba ugomba kuba ufite uruhushya. None urwo ruhushya uba ugomba kuba ufite rutangwa nande? A, polisi y'igihugu; B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu; C, minisitiri w'ingabo; D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ufite mu nshingano. Rero ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uzaguha urwo ruhushya rukwemera gutwara icyo kinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa mu nzira nyabagendwa. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga abona muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni nijoro, ano matungo aba agomba kugaragazwa ku buhe buryo? A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi; B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwaye inyuma y'umukumbi; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bitagishoboka ko umuyobozi abona neza muri metero 200, birumvikana bari nijoro. Rero gutwara ino mikumbi mu nzira nyabagendwa mu gihe cya nijoro biba bibujijwe. Niba biba bibujijwe nta n'ukuntu byagaragazwa. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kibazo cya 9 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? A, nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma; B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho; C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka guhatira ibumoso; D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Kugira ngo unyuraneho uba ugomba kubanza wareba ko umuhanda ubona neza ukanitondera kunyuranaho. Umuhanda ubona neza wareba muri metero 200 imbere yawe, ukareba ko utageze mu ikona. Murabizi kunyura no mu ikona biba byaguteza icyago kubera ko hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe. Ikindi ukanitondera kunyuranaho, ukabanza ukareba ko ahantu ugeze hari ibimenyetso bikwemerera kuba wanyuranaho, kubera ko hari ahantu haba haguteza ibyago aho kunyuranaho biba bibujijwe. Ukanitondera kunyuranaho kubera ko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe biza bigusanga bituruka mu kindi cyerekezo. Ndizera ko ramusamo rero B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Niba ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kikaguterera amatara y'urumuri rumyatsa uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara.
guhagarara. Se emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni se emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Iyo ubonye imbere nta kibazo gihari, nta kindi kinyabiziga cyaje, wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho, kubera ko akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Atangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini, betangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, setangiza ku makamyo na za autobisi, de ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, kubera ko iyo tugeze hariya banyura bazengurutse tuba tugomba kwinjirira mu ruhande rw'iburyo. Icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Rero biriya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba guha inzira biriya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka biri ibumoso bwawe. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Kino kibazo akenshi bashobora no kukikubaza bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Noneho ukibonye ahantu hahuriye imihanda, ubyo kiba gisobanura iki? Utanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini wegera. Umuhanda munini ugiye kwinjiramo, ibinyabiziga birimo uba ugomba kubiha inzira. Noneho bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki, nta kindi kintu barengejeho, kamenya ko ari icyo gutanga inzira. Ndizera ko hano waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa ubu buryo bukurikira. Ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Inziga bari kuvuga ni imipine. Imipine bahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyerere kugira ngo ikinyabiziga cyawe kibashe kuva muri urwo rwondo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tarawahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bishobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndakeka ko waramutamo ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero ujya aho hasi handitse ngo subscribe ukakanda. Ikintu cyose nkizaho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda aya masomo. Biriya bibazo nkunda gupostinga ndetse na bino bizamini biba bimaze gukorwa ari ibya mbere. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ino tegeko rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze ese ninde uratambuka mbere, cyangwa ugeze ahantu hari biriya bimenyetso bimurika aho bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi, ugasanga ntibikora, nawo wahita hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo byanyabyo kubera ko ni system iri kugukosora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 umuhondo, icyatsi n'umutuku, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembereye muri Kigali hari uzabona barabimanitse cyangwa se barabishyize ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki bashobora kubimanika cyangwa bakabishyira ibumoso? Ahakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C kugira ngo birusheho kugaragara neza. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biba bishobora gushyirwa iburyo ariko uzabona barabishyize ibumoso cyangwa barabimanitse, ariko abari kugira ngo birusheho kugaragara neza. Atari na bino bimenyetso byo mu mihanda gusa, ahubwo ni ibyapa ndetse na biriya bimenyetso byo hasi mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndizera ko rero waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa no duranga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A igice cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B ahegereye umurongo ukomeje. C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C nibyo. Ubwo A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Niba byari ibisate 4 biba bigiye kuba 3, niba byari 3 biba bigiye kuba 2.
niba byari bibiri biba bigiye kuba kimwe. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ntibishobora kuhagenda ku buhe buryo? A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ari kubwira ngo hariya hantu hari amaferuje ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye. Kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, kandi muri iyo mwayino mihanda ya Kigali mbona ko nk'ibyerekezo bibiri, umuhanda ufite ibyerekezo bibiri bijya mu gice kimwe. Birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso kandi biri kujya mu cyerekezo kimwe, bikaba birateganye. No ku murongo umwe kimwe kikajya imbere ikindi inyuma, ibyo birashoboka cyane. Mwaparika ara kuri feruje, kimwe kikaba kiri imbere y'ikindi, ikindi kiri inyuma, gutyo 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 ku murongo umwe. Rero batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ngo ntibishobora kandi biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuwe muvuduko. Ugeze ahantu mu nsisiro uraharenze uhasanze bino byapa bibiri biri kukumenyesha ko hari irangira ry'imirimo mu muhanda. Bitewe n'icyo ibyo byapa babishyiriyeho wagenda kuwe muvuduko. A kilometero 70 mu saha, B kilometero 50 mu saha, C kilometero 40 mu saha, D kilometero 80 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Kilometero 80 mu saha. Ubu wagendera kuri kilometero 80 mu saha. Urenze mu nsisiro barakubwiye ngo hari irangira ry'imirimo. Muri make bari kukubwira ngo mu muhanda nta kibazo gihari. Uhasanze bino byapa biri kukubwira ko mu muhanda nta kibazo gihari. Nka kino gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, gicishiye mu murongo ubereretse umukara. Kiba kivuga ko ugeze ku iherezo ry'ibuzwa byose. Nta kintu kibuzwa, ugenda uko ushaka, umuvuduko ushaka. Rero ugendera ku muvuduko munini kilometero 80 mu saha. Mu gihe ubonye bino byapa ari kubwira ko imirimo yari iri gukorwa yarangiye nta kibazo gihari mu muhanda, kandi bakakubwira ko ugeze ku iherezo ry'ibyo bakubuzaga mbere. Ndizera ko uramutamo D. Ndizera ko uramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? A uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ntabwo bwacya ngo uhite wihura mu muhanda. Hari ibyangombwa ugomba kuba ufite. Ibihe? A uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ari byo mwita permis. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ari byo mwita assurance. Ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbere yo kujya mu muhanda ujye ubanza urebe ko bino byangombwa bitatu ubifite. Ndizera ko uramutamo D. Ndizera ko uramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabashwe mwa kino
kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Cyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye yari ibinyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukabona kuzajya gushaka ikindi. Byaba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara umwaka cyangwa amezi 12 ukabona kuzajya gushaka ikindi. Ariko ukikigura urabanza ugategereza agacamo imyaka 2. Ndizera ko uramutamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo agenda mbakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, utubwire itariki ushaka, utubwire isaha ushaka, tugufatire kode. Iyo ufite ibisabwa nimero y'irangamuntu hafi n'amafaranga kuri telefone yawe, ubona kode mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda dukoresheje telefoni. Aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko akaba afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri cyangwa se turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali. Ukeneye ko nkwigisha turi kumwe mu gihe gito, ndaza nkakwigisha ukazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tuze tubigishe mu gihe mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura iki kizamini neza cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza twayikwigisha mu gihe gito ukabuyizi ntibizakugore. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.